ngo aratambuka heza abantu bose. Igihe kirageze ngo Imana iheza abantu bose mu bibazo byawe, uko babijemo ntibabikemura, none Imana irabaheje. Yesu arabaheje, none agiye kwinjirana nawe mu kibazo, ngo yinjirana na Yayiro n'umugore we, ngo binjirana mu nzu ba nyiri ikibazo. Yesu aje kuvugana nawe nyiri ikibazo. Dore uko Pilato bivuze rero, Musi yari bubambe Kristo, amaze gukora ibyo abayuda bose bari bakeneye, yemera ko bari bumufunge, yemera ko ibyo byose ari mucira urubanza, yemera ko bari bumubambe. Arangije afata urwandiko, Pilato arandika aravuga ngo uyu ni umwami w'abayuda. Shaka kukubwira ngo mu bibazo, mu bintu Imana ije gukemura, hari ibintu byanditswe ku buzima bwawe, hari ibintu byanze iwawe, ariko uyu munsi nutumira Yesu biremera. Yesu ashimwe, dushimiye Imana kandi turabashuhuje aho muherereye hose. Tunejejwe n'Imana mu mutima wo kugira ngo dusangire ijambo ry'Imana. Ndagira ngo mbere y'ibindi byose tubaze twiragiza Imana, tubwire Imana kudufasha muri iri jambo ry'Imana tugiye kubagezaho. Uri mwiza Yesu, ubereye mwiza abagutegereje bose. Ijambo ryawe ni ryiza kandi ijambo ryawe rirera riratunganye. Turasabye ngo muri uyu mwanya w'ijambo ry'Imana rigira imbaraga yo guhindura imitima y'abatuye isi. Urakoze kuri kumwe natwe muri uyu mwanya mu izina rya Kristo Yesu, amen. Amazina yanjye nitwa Apotre Uwiringiyimana Fideli. Ndagira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana, ko impamvu itumye turi hano ku mpamvu y'ubutumwa bwiza bw'Imana. Imana ishimwe cyane. Ijambo ry'Imana tugiye gusoma turarisanga mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana ibice 11 murongo wa 3 kugeza ku wa 4. Yohana ubutumwa bwiza ibice 11 murongo wa 3 kugeza ku wa 4, hari ijambo ry'Imana rivuga ngo nuko bashiki be batuma kuri Yesu bati, databuja ukunda ararwaye. Yesu abyumvise aravuga ati, iyo ndwara si yo kumwica, ahubwo niyo guhimbarisha Imana no gutuma umwana w'Imana himbazwa, amen. Bashiki be batuma kuri Yesu bati, databuja ukunda ararwaye. Ngo Yesu abyumvise nawe arabasubiza arababwira ngo iyo ndwara ntago ari yo kumwica, ahubwo niyo guhimbarisha Imana no gutuma izina ry'umwana w'Imana rihimbazwa. Imana ishimwe cyane. Ndagira ngo tuganire ku ijambo rifite intego ivuga ngo ikibazo cyawe nicyo kizanye Yesu. Cyakubabwira ngo ikibazo cyawe ntago ari ikibazo cy'abatuye isi, ntago ari cyo kizanye Kristo, ahubwo ni ikibazo cyawe personnel. Ikibazo cyawe nicyo kizanye Yesu. Ibibazo byawe harabagiye babijyamo barabikemura ntibyarangira, harabagiye bagerageza biranga, ariko Imana irantumye kuguhanurira, kukubwira ko ikibazo cyawe ari cyo kizanye Yesu. Nje guhanurira ubuzima bwawe. Abantu baraje biranga, ariko Yesu aravuze ngo ikibazo cyawe nicyo kimuzanye. Yesu muri misiyo yari afite, burya yarajemo gukora umurimo. Cyambere yagombaga kuza nk'umutambyi. Kabiri yagombaga kuza nk'umuhanuzi mukuru. Yagombaga kuza nk'umuhanuzi mukuru kugira ngo kuri icyo bita accomplissement de prophétie, ashyireho umutemeri, ashyireho umusozo ku buhanuzi bwose bwahanuwe. Kindi cyari kizanye Yesu, Yesu cyamuzanye cyanyuma, yaje nk'umwami, yaje kugira ngo bumwami, kandi ibyo byose byagombaga guhamirizwa. Ijambo rya nyuma uherutse kurihamya, aherutse kuvuga ni Pilato. Pilato niwe wa nyuma hamije ko ari umwami, kubera ko umuntu iyo ari umwami ntago bigomba kuvugwa n'umuntu woroheje. Dore uko Pilato bivuze rero, Musi yari bubambe Kristo, amaze gukora ibyo abayuda bose bari bakeneye, yemera ko bari bumufunge, yemera ko ibyo byose ari mucira urubanza, yemera ko bari bumubambe. Arangije afata urwandiko, Pilato arandika aravuga ngo uyu ni umwami w'abayuda. Azamura urwandiko rusomera abayuda barasakuza, baravuga ngo hoya, ntago yari umwami w'abayuda, ahubwo yiyise umwami w'abayuda. Pilato rero niwe agomba guhamya ko Kristo ari umwami w'abayuda. Turashimira Imana ko Pilato yahamije ko Yesu ari umwami w'abayuda, kandi Pilato arababwira ngo ibyo mwasabye byose nabikoze, ariko icyo nanditse nacyanditse. Shaka kukubwira ngo mu bibazo, mu bintu Imana ije gukemura, hari ibintu byanditswe ku buzima bwawe. Nubwo karitsiye yasakuza,
ntabwo byakuraho ikintu Imana yanditse ku buzima bwawe. Nubwo imiryango mpuzamahanga yasa, nubwo imyanzuro yagufatirwa n'abanyabubasha n'abanyabushobozi, ariko ikintu Imana yanditse ku buzima bwawe yaracyanditse. Nshaka kukubwira rero ngo ikibazo cyawe uyu munsi nicyo kizanye Yesu. Yesu araje mu kibazo cyawe, ntabwo ari butume uyu munsi yiyiziye. Imana ishimwe, araje mu kibazo cyawe. Yesu aje atangira umurimo w'ivugabutumwa. Bwa mbere arabwiriza, noneho abayuda bumvise uko abwirije baravuga bati no, kubera iki yise umwana w'Imana, kubera iki yise Imana, barundanya amabuye yo kumutera. Ubwa mbere abacamo ariruka aragenda. Ubwa kabiri nanone batangiye gutekereza, bari kurundanya amabuye ababwira ko ari umwana w'Imana kandi akababwira ko ari Imana. Baravuga bati no, amategeko ya Mose umva uko avuga ko umuntu wese uziyita Imana cyangwa akigereranya n'Imana agomba guterwa amabuye kugeza apfuye. Noneho barimo abayuda begeranya amabuye, Yesu arimo arababwiriza. Iryo teraniro ryari ririmo Mariya, Marita na Lazaro. Noneho uko begeranya amabuye, Lazaro akababaza atari ko uriya mugabo ko numva avuga amagambo meza, murashaka kumuterera iki amabuye? Baramubwira ngo icyambere nuko yegereranyije n'Imana agomba kwicwa. Aravuga ati kandi twebwe tugize icyifuzo, nidutaha turi bumusaba akaza kuba iwacu. Baba bahinduye sije, baravuga ati no, mw'abantu icyambere uriya mugabo iyo umutumiye azana n'abagabo be n'abagabo bagenda na 12, ubwo ni 13. Bati icyambere nibicara bari kunywa isukari, bari kunywa icyayi, bakamara ukwezi wanya, murumva barasiga babagize abakene, isukari yose muri abayimaze. Abagabo 13 badafite ikibazo cy'imirire bicaye bari kurya, urumva bari kunywa icyayi, banywa isukari ingana iki? Aha, niba mwari mufite agafuka k'umuceri icyumweru kimwe buraba kamaze, kandi bari abagabo ntago bajya baza bikoreye. Lazaro yari yamaze kumva uburyohe bwa Kristo. Haleluya. Aravuga ngumva ngewe ntago uyu mugabo mu bintu muziho ntago ari umukarani, ntago se yikoreye, ntago se agomba kuza kudusura ngo ze yikoreye kawunga, aze yikoreye. Iyi bintu bishize we arabimenya. Haleluya. Arabimenya, ahita ategeka. Aravuga ngo ibi byari bisize muri stoke niyongere yuzure. Ntago ari ngombwa ngo Yesu aje yikoreye iwawe, iyo ahageze akoresha itegeko. Uyu munsi ubwo ikibazo cyawe ari cyo kimuzanye, ibyo asanga byaragupfanye, uyu munsi akoresha itegeko. Ategeke byananiwe n'ibintu byose wagerageje, uyu munsi ategeke. Ngo arangije aravuga ati Yesu turamuzi, amagambo ye meza, ntago ari ngombwa ngo ze yikoreye. We nabona umuceri ushize azategeka, nabona ibyo mu nzu dufite byo kurya bishize azategeka. Ntago ari ngombwa ngo ze yikoreye. Turashimira uyu mugabo yitwa Yesu, kubera ko aje iwawe yikoreye, abantu bamenya gahunda. Ariko we iyaje akahagera, icyo asanze cyapfuye asiga kizuye, icyo asanze cyanutse asiga kizuye, ibyo asanze byanze asiga byemeye. Ibyari byarananiye abantu n'ubushobozi bwose, Yesu wacu arabishoboye. Ikibazo cyawe nicyo kizanye Yesu, kubera ko systeme z'isi zarakinaniwe. Ariko uyu munsi wa none tuje kukubwira umugabo ugenda hejuru ya systeme z'isi. Tuje kukubwira umugabo ushoboye ibyo abadogiteri bananiwe, tuje kukubwira ibyo abaprofeseri bananiwe. Yesu warabishoboye. Arangije guteraniro rirangiye, Mariya na Marita babwira Yesu, baramubwira ngo Yesu uyu munsi watwemereye ukazi wacu, ndagira ngo uyu munsi nawe utumire Kristo mu buzima bwawe, umubwire ngo nawe ngwini wanjye. Hari ibintu byanzi wawe, ariko uyu munsi nutumira Yesu biremera. Mana ishimwe cyane. Ubarangije baramutahana, Yesu akajya basura, ngo ariko mu gihe yajyaga iwabo nta kibazo bigize bagira. Noneho Abisiraheli, abayuda uko bajyaga bemera, bundi bemera ko umuntu yapfuye amaze iminsi 3, ku munsi wa 4, iminsi 4 nibwo bemera ko umuntu yapfuye atakizutse. Baravuga bati n'uwaba yagiye muri koma iminsi 4 yaba yagarutse. Ubwo rero muri iyo minsi aza kubwiriza, harimo arabwiriza. Hari umutware witwa Yayiro yari afite umwana urwaye umeze nabi. Yayiro ajya kureba Yesu, kandi ako kana yari afite kari ikinege kari kamwe. Wajya kureba Yesu yicaye mu materaniro, ngo abwira Yesu, aramubwira ati Yesu iteraniro nirirangira, iteraniro nirisoza, uci wacu dufite ikibazo cy'umuntu urwaye, dufite umwana urwaye, umudufashirize. Warangije Yesu aramubwira ngo Yayiro niwizera uyu munsi urabona igitangaza. Yesu ngo akomeza amateraniro, ngo bigeze ku gicamunsi nko mu masaha 8 saa 9, ngo hazi intumwa zibwira Yayiro ngo wikwirirwa urusha umwigisha, wa mwana umwuka uvuyemo, tumaze gutegura n'uburyo ari bushyingurwe.
ngo ariko Yayiro yanga kubahanga amaso, aravuga ngo ngewe unavuganye nawe ndamuzi, uyu tuje kukubwira witwa Kristo. Iyo abantu urusaku rubaye rwinshi, siga urusaku uzuvugane na Yesu, siga urusaku uzuvugane n'umucunguzi. Ngo arangije Yesu yumva amagambo barimo babwira Yayiro, amagambo abantu barimo bakubwira muri iyi minsi Yesu yayumvise, nibyo bimuhagurukije. Imitego abantu barimo bagutega muri iyi minsi Yesu yayumvi, yabibonye, nibyo bimuhagurukije. Ngo arangije araza aramubwira ngo umva, icyambere Yayiro, iteraniro riragiye, tugende. Ngo baragenda, ngo bageze mu rugo, ngo abantu bose bari barize, bababaye, bibaza uko biri bugende. Baravuga bati turabigenza dute, turabikora gute? Byarangiye barimo barira. Ngo ariko Yesu ahingutse mu marembo gusa, ngo bari kurira, ngo batangira kunezerwa bati birashoboka gute ko umuntu yahinguka mu marembo? Abari bari kurira bakumva biratangiye kwemera. Iyo uvuganye na Yesu, niyo ataragira icyo akora, wumva ihumure mu mutima, wumva ari Imana ishoboye byose. Ngo aratambuka heza abantu bose. Igihe kirageze ngo Imana iheza abantu bose mu bibazo byawe, uko babijemo ntibabikemura, none Imana irabaheje. Yesu arabaheje, none agiye kwinjirana nawe mu kibazo. Ngo yinjirana na Yayiro n'umugore we, ngo binjirana mu nzu ba nyiri ikibazo. Yesu aje kuvugana nawe nyiri ikibazo. Ngo yinjirana mu nzu, ngo arangije aravuga ngo tari saa 10, Gakobwa byuka. Ngo arangije ngo umwana arabyuka, ariko yari asize ababwiye ngo ntabwo uyu mwana yapfuye, yarasinziriye. Amaze kumuzura hahita haba ikibazo. Baravugana bati ko yari asize atubwiye ko se umwana asinziriye, aje kumukangura, ngewe yanyoherezeho sinari kumukangura. Hari ibibazo byakugezeho, ubonye bikemutse uravuga ati nanjye nari kubikemura, ibi ngibi nari kubishobora. Hari ibyo rero Yesu yabanje kureka ngo bibanze bibore, binuke, ubanze wemere ko udashoboye. Hari ibyo yagukemuriye, ubona so wanyu yari kubikemura, ubona nyokorome yari kubikemura, usanga muyomba yari kubikemura, usanga diplome yari kubikemura. Ariko hari ibyo yaretse birabanza biranuka. Uyu munsi rero nibyo byamuhagurukije. Abantu barasakuza, arabareka arigendera. Baravuga bati gukangura umuntu nta gitangaza kirimo, nanjye yanyoherezeho nari kumukangura. Hari ikibazo cyakemutse, Yesu agikemuye. Ubona ni mwene wanyu ushyizemo imbaraga, ubona ni mwene wanyu ushyizemo akaboko. Yesu rero ngo amara iminsi mikeya atagera kwa Lazaro. Urumva yari iminsi yegeranye. Ngo arangije ngo Lazaro ararwara, arwaye. Urumva bwo yaherukaga kwa Yayiro, bari bavuze ngo nta gitangaza kirimo kuba akanguye umuntu, twese ntitwari kumukangura. Ngo ariko Lazaro ararwara, bamutumaho. Abayuda rero bazi kubana na Yesu, abayuda bagukikije bazi kubana na Yesu. Iyo wasenze barabimenya, iyo ubana udaherukayo barabimenya. Ngo arangije Lazaro ararwara, bati ko Lazaro arwaye, mwatumye kuri wa muntu wanyu uza hano tukareba ko hari icyo yabafasha. Ngo batuma kuri Yesu. Yesu arasibira ntiyaza, Lazaro araremba ntiyaza, Lazaro arapfa. Bamutumaho noneho ngo ze gushyingura, Yesu ntiyaza. Ndashimira uyu mugabo, iyo aje abaze icyo ari bukore, we no gutinda kwe abaze icyo ari bukore. Kandi utwe dutekereza ko atinze, ariko aza mu gihe cyiza. Iyo aje ubona ko ari cyo gihe cyiza cyo kuza. Ngo arangije aramubwira ati we, noneho rero abwira abigishwa ku munsi wa 4 barashyinguye. Uko icyo gihe umuntu aba yamaze, abayuda bari bamaze kwemera ko byanze. Ubwo nawe wemeye ko yaho bigeze utakibishoboye, nicyo gitumye Yesu ahaguruka. Ubwo wemeye ko ahantu byageze byanutse n'abaturage babyumvise, bihagurukije Yesu. Aho bigeze ubona nta wundi muntu wagufasha, Yesu nibwaje. Kubera ko iki gitangaza agiye kugukorera, nibwo uremera ko ari amaboko y'Imana. Imana ishimwe. Ikibazo cyawe nicyo kizanye Yesu. Warangije. Yesu abwira abigishwa ati tugende. Abigishwa bati mbere abayuda bari bagiye kugutera amabuye. Ubwa kabiri abayuda ntago bagufashije. Urabizi tujya kwa Lazaro bagutumyeho, bazi ko batwakiriye neza. None twanze kujyayo barwaye, bapfushije ntitwagiye. None bagiye kurangiza ikiriyo, bari mu kiriyo, nibwo tugiye kujyayo koko? Yesu icyo n'umukundira akoresha itegeko, arabwira ngo tugende tujye gusura inshuti yacu Lazaro i Betaniya. Uyu munsi Betaniya yaho utuye, Betaniya y'ubuzima urimo, Yesu aje kugusura i Betaniya. Imana ishimwe cyane. Ngo intumwa zirangije zikurikira Yesu baragenda. Ngo bari kure, abayuda ikintu mbakundira, babona Yesu mbere yawe, bamenya ko Yesu aje mbere yawe. Ngo babona Kristo arimo arahinguka n'intumwa 12. Ngo arangije ngo banosha Mariya, baramubwira bati Mariya nawe Marita, mwamubonye wa mugabo wa wundi ujya uza gusa aje mufite ibirori, ati wamubonye ngaho nimurebe igihe abaza.
ngo Mariya na Marita bakibona Yesu. Imana ishimwe, iyo ubonye Yesu uko waba uri kose n'urugero waba ugezeho rwose, umaze kumenya ko ari Yesu, uhita wumva umunezero ugarutse. Ngo bahita bahaguruka, ngo baragenda, ngo mu marembo, bahurira mu marembo, baramubwira ngo Yesu, iyo uza kuba hano. Kubera impamvu kuki bavuze ngo iyo uza kuba hano, nuko igihe cyose Yesu yagendeye muri urwo rugo, igihe yabaga ahari, Lazaro ntiyigeze arwara na giripe, Lazaro ntiyigeze arwara ibicurane, ntabwo yigeze anakorora. Ariko igihe Yesu yari amaze adahari, hari ibibazo mazemo iminsi kubera ko Yesu atari ahari. Ariko uyu munsi yaje, uyu munsi yaje, bimenyekane ko Yesu yaje. Ngo arangije aramubwira ati umva, iyo uza kuba hano ntabwo musaza wacu aba yarapfuye. Barangije baramubwira ati, Yesu arababwira ngo Mariya nawe Marita, nimwizera uyu munsi murabona igitangaza. Umuntu naho yaba yarapfuye ariko anyizeye azabaho. Bati oya, turabizi mwami wacu, turabizi nyine ku gihe cy'umuzuko w'imperuka w'abapfuye abantu bose bazazuka. Ati oya, ni ngewe icyambere ndi Arufa ndi na Omega. Imana ishimwe, ije kuba Arufa mu bibazo byawe, ikaba na Omega, bivuga ngo niyo ibifatira umwanzuro wa nyuma. Kabiri, ninjye gupfa ni nanjye kuzuka. Umuntu iyo yapfuye ari muri nge abona ubuzima. Ibyo turabyumva rwose. Arangije arababwira ati nimwizera, aratambuka ababwira abaturage, arababwira ati rero Lazaro mwamushyizehe. Bati reka yarapfuye aranuka. Tugira abantu bazi kudutangira amakuru tutayatanze, tugira abantu bazi gusobanura ibyacu tutabisobanuye. Ariko ibyo byose byaba Yesu yarabibonye. Abantu bagiye bagusobanura uko utari, bagiye bakuvuga uko utari, ibyo byose Yesu yarabibonye. Ngo arangije aravuga ngo umva, mujye kunyereka aho mwamushyize. Bataranuka, bati yara rwose twarashyinguye aranuka. Yesu arababwira ngo ntabwo ari cyo mbabajije, mwe mujye kunyereka. Hari ibintu, hari ibitare, twamushyizeho igitare. Hari abantu bagiye bashyira ibitare ku buzima bwacu, bakagupfundikirana uzapfa ntacyo wigejejeho. Bakagushyiraho igitare uzapfa utarenze na metero 3. Bakagushyiraho igitare uzapfa nta n'igare wiguriye. Bakagushyiraho igitare ngo uzacuruza icyumweru kimwe buratashye igishoro burakiriye urakimaze. Hari abantu bagiye badushyiraho ibitare, ubuzima bwacu bukaba bwarangiritse kubera ibitare abantu badushyizeho. Ariko Yesu, Imana ishimwe cyane, aje gutegeka abantu badushyizeho ibitare kubidukuraho. Uyu munsi ibitare abantu bagushyizeho, Yesu agiye kuvugana nawe, kuko babigushyiraho yararebaga. Aje kuvugana n'abantu bagushyizeho ibitare, ngo nimumukureho igitare mwamushyizeho. Uyu munsi Imana ishimwe cyane, Imana nivugane n'abagushyizeho ibitare, batuma ukora business aho kunguka ugakorera mu gihombo muri minus. No, uyu munsi Yesu aratanga itegeko kandi aravugana n'ababigushyizeho. Warangije arababwira ngo mujye kunyereka aho Lazaro mwamushyize. Bo barajyana, bagezeyo bati ngaha. Arababwira ati noneho rero nimumukureho, mumukureho igitare. Imana igiye gutegeka abantu bagushyizeho ibitare, bagukureho igitare bagushyizeho. Igitare cyo kutiga bakigukureho, igitare cyo kudacuruza ngo wunguke bakigukureho, nibagukureho igitare cyo kubura umunezero mu rugo, nibagukureho igitare cyo kubura umunezero mu bana, nibagukureho igitare cy'ubukene bakushyizeho. Hari abantu bagiye badushyiraho ibitare by'ubukene, bakavuga ngo wowe uzahora mu mubabaro, ariko ibi bitare badushyizeho Yesu muri uyu mwanya ategetse ko babidukuraho. Imana ishimwe cyane, Yesu nategeka abantu ibitare bagushyizeho. Gitare bubitse ku rugo rwawe ngo ujye uhora urira guhera ku wa mbere kugeza 30 z'ukwezi, ibyo bitare Yesu ategetse ko babikuraho, kuko ikibazo cyawe nicyo kizanye Yesu uyu munsi. Ubarangije igitare bagikuraho. Ngo arangije Yesu arapfukama, aravuga ngo data sanzwe zikunyumva, ariko ibi ngibi bikorere ku bw'abayuda banyikije. Imana mu masengesho wasenze sanzwe ziko Imana ikumva, ariko nonaha nk'umushumba, haleluya, nonaha nk'intumwa, nonaha turategese, dusanzwe tubizi ko Imana ikumva, ariko ibi Imana nibikorere ku bw'abayuda bagukikije. Uko abayuda bamaze kumva umunuko w'ibibazo byawe, bamaze kumva umunuko w'ibibazo byawe, ariko uyu munsi Imana nigutabarire ku bw'abayuda bagukikije. Ngo arangije, Yesu amaze gusenga aravuga ngo Lazaro, Imana ishimwe cyane, Lazaro ati karame mwami wanjye, haguruka ngwino. Ngo araza, aravuga ngo nimumukure no muri iyi myenda mwamuzingazingiyemo. Imana ihamagaye byari byarapfuye ku buzima bwawe, uyu munsi bigiye kwitaba. Nawe ubuzima wari urimo umeze nk'uwapfuye, uyu munsi Imana iguhaye ubuzima. Ibyo wabonaga byari byaragupfanye, uyu munsi Imana igiye kubikuzurira. Yesu aje mu kibazo, kandi ikibazo cyawe arasiga kuzuriye ibyagupfanye byose. Ngo aravuga ngo Lazaro mumukureho iyi myenda, ibintu abantu bakuzingazingiyemo bagushizemo, Yesu ategetse ko babigukuramo, bakakubohora ibyo bakuboshyemo, bakubohesheje. Yesu atanze itegeko ngo babigukuremo. Ngo arangije, ngo bamukuramo uwo mwenda. Yesu ngo aramuzana, amuhagarika imbere y'abayuda. Noneho murongera kuvuga ko yarasinziriye se?
bati oya, bati noneho iki cyo turemeye. Kubera iki twemeye? Iminsi ine dushingiraho, ibimenyetso abayuda bashingiraho ngo ube wararangiye, urabifite. Ibimenyetso bigaragaza ko ntacyo uzimarira, urabifite. Ibimenyetso bigaragaza ko wari upfuye, urabifite. Ibimenyetso bigaragaza ko ibibazo byawe byanutse, urabifite. Ubwo nawe wemera ko byanutse, Yesu aje kubikora, nibwo uremera igitangaza noneho. Warangije abayuda bahita batera mbutiyaje bati Yesu, ubwo ushoboye ibya Lazaro n'ibyanjye wabishobora. Yesu ati hoya, ntago nazanywe n'ibibazo byanyu, ahubwo ikibazo cya Lazaro nicyo kizanye. Wowe ikibazo cyawe nicyo kizanye Yesu. Umwe akavuga ati Yesu, ubwo uzuye Lazaro, nanjye mfite abavandimwe bamaze iminsi 3 bapfuye, ntago se nanjye wabanzurira? Yesu ati hoya, ibibazo bya Lazaro nibyo bizanye, ikibazo cyawe nicyo kizanye Yesu. Ntago ibibazo byo mu isantere ari byo bizanye Yesu, ni ikibazo cyawe. Ntago ibibazo byo mu kagari, ntago ibibazo byo mu murenge, ibibazo byo ntago ibibazo by'uyu mugabane ari byo bizanye Yesu. Oya, ni ikibazo cyawe wowe personnel. Imana ije kugutabara, Yesu aje mu kibazo cyawe. Umva icyabaye. Iyo Yesu aje rero, umva ibintu biranga iyo Yesu aje. Iyo asanze byaragupfanye asiga bizuye, iyo asanze binuka asiga bihumura, iyo asanze urira asiga useka, iyo asanze uri ku ngoni asiga gukuye ku buribwe. Uko abisanze ntago ari ko abisiga. Ibyawe byagupfanye Yesu aje kubizura. Uko azuye Lazaro, uko amuhagaritse imbere y'abantu, abantu baravuga bati oya, nanjye ibyanjye wabishobora. Hoya, Yesu ntago azanywe n'ibibazo by'abagukikije, ahubwo azanywe n'ikibazo cyawe. Muhumure, ikibazo cyawe nicyo kizanye Yesu. Duhanuriye ubuzima bwawe mu izina rya Yesu. Ikibazo cyawe nicyo kizanye Yesu. Yesu nasanga binuka asige bihumura, asanga byarapfuye byaraboze agiye kubikuzurira. Kandi tugiye kwakira amashimwe vuba. Uzatanga ubuhamya uvuga ngo rya jambo nararyumvise, Yesu agira ikintu azura. Nazure aho umaze iminsi uryamye, ibimaze iminsi byaratumye upfa, hari ibintu byagupfanye mu buzima, Yesu aje kuzura. Business yawe yapfuye, turayihanuriye niyongere kubaho. Mashuri yawe yakunaniye, turayihanuriye nayongera azuke. Ibyari byaranze nibyongere byemere. Ikibazo cyawe nicyo kizanye Yesu. Ikibazo cyawe nicyo kizanye Yesu. Akira neza ijambo ry'Imana, kukubwira twari tuje kukubwira ngo mahanga yose Imana ije gukemura ibibazo byose ubona biri impande zose. Yesu akoze ku mfuruka zose z'ibibazo byawe. Ikibazo cyawe nicyo kizanye Yesu. Ntago Yesu azanywe n'abatuye muri quartier b'abanyembaraga, hoya, ahubwo ni ikibazo cyawe. Humure, uko abisanze ntago ari ko abisiga. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Amen.